Incamake kuri filime yacu Igitambo cy'urukundo. Muri episode ya kabiri twasize Japhet yemeye gucumbikirwa na Kesi. Ubwo Kesi yari amaze kubisaba murumuna we, amaze kumwemera nibwo byari bigoranye, ariko twasize Japhet agiye kwerekana Kesi ahantu azagera. Ubwo Japhet akigera mu cyumba yahise avuza induru cyane. Ubwo Keza yahise aza yirukanka aje kureba ikintu kibaye. Ubwo Keza akihagera yasanze we na Japhet bari guseka. Naho twagarukiye, twakomeje na episode yacu Igitambo cy'urukundo, episode ya 3. Ubwo Keza yarahageze usanga Japhet na Kesi bari guseka. Nta kindi kintu cyarimo gisetsa Kesi ni uburyo yari abonye Japhet yarageze mu cyumba kubera ukuntu yari asanze kimeze neza, kirimo buri kimwe cyose. Japhet bikamurenga agahita avuza induru. Japhet yarabonye icyumba harimo zampri, harimo udukoresho twinshi cyane dushimisha abantu b'abasore. Yesi n'abasore gusa, na buri umwe wese byari kumushimisha ibintu byari mu cyo cyumba. Namwe muzi icyumba kiba giteguye neza cyane. Japhet abajije Kesi byari ibiki. Kesi yahise amubwira ati, ese Japhet nibwo wabona icyumba kimeze neza gutya? Japhet yaramubwiye ati, rwose sinakubeshya pe, iki cyumba nzanyemo wajyana icyo perezida araramo. Kesi yarongeye araseka. Keza yaraje ababaza ikintu babaye kugira bavuze induru. Kesi yamubwiye ukuntu bimeze. Keza yahise aseka cyane, arongera araseka. Ubwo Keza yahise abwira Kesi ati, Kesi noneho umunyacyaro nzaniye ankuyeho pe, ubwo nabona umunyacyaro bigezaho. Ubwo Keza amaze kubumva yahise yisubira mu cyumba, agenda arakaye avuga ati, ubundi nari nabivuze, uyu muntu Kesi azanye nimba aba mu ishyamba ryahe, nimba amukuye usumbaze. Ubwo Kesi nawe yamaze guseka, gusa arangije kwereka Japhet buri kimwe cyose, amaze no kumwereka imyenda yo kurarana. Ubwo Japhet yarayirebaga akabona biratangaje, gusa akanga kongera gutangara kugira ngo utamunyuza mu ijisho. Ibyacu ntibitinda, bose ubwo bararyamye buracya. Kesi yabyutse kare abanza gutegura ibya mu gitondo, yitegura kujya ku kazi. Ubwo arangije gutegura byose yahise abyutsa Keza, byuke bafata amafunguro ya mu gitondo. Keza amaze kubyuka atangira kuganira na mukuru we Kesi. Keza abwira Kesi ati, sister sorry kabisa, uyu munsi naryamiriye none natumye byose ubyikorera, kandi uri bujye ku kazi ukansiga nicaye hano ugategereza ko ngaburira. Kesi yahise amusubiza ati, oya muvandi wivuga gutyo, gusa wirengagije ko buri munsi ubyuka ugakora ibi byose nakoze, kandi ntukavuge ko njya ku kazi wicaye, kuko umwaka umwe wenyine umaze wicaye ntabwo ari ibintu birenze, kandi ndabizi uzabona akazi keza cyane, witegereze. Kandi wibuke ko ari nawe wazanye ko nzana umukozi uzajya ukora bino byose umbwira ko uzajya ubyikorera. Keza aramusubiza ati, niyo mpamvu y'umukozi sister, reka uzamuzane twembi twabonye akazi ajya asigara hano agakora, ariko mu bihe nanjye ntarakabona reka nzajya mbikora. Kandi Kesi muvandimwe ndagukunda cyane, nakora buri kimwe cyose ku bwawe. Yasubije Keza ati, bivuze nibyo karumuna kanjye, bose barasa, kandi nanjye ndagukunda cyane, ngaho genda ubyutse Japhet aze dufate amafunguro ya mu gitondo. Keza asubiza Kesi ati, oya muvandi, aho sindi kumwe nawe kabisa, genda wibyikirize uriya munyacyaro wawe, kuko njyewe nakubwiye ko nta mishyikirano nyine kugirana nawe, yewe nta nubwo mwimvamo na gato. Genda umwibyukirize, sinshaka kurebana nawe mu maso, kuko wasanga atera n'inyatsi, ukabona uyu munsi niriwe nabi. Kesi yahise aseka ati, sorry Keza, nari nibagiwe gahunda wasizeho tugomba kugenderaho, reka njye kumwirebera. Ubwo bari kuvuga ibyo byose Japhet arimo abumva.
ariko yumvishe Kesi aje kumwirebera. Japhet ahita asubira mu buriri kugira Kesi adakeka ko yari arimo abumva nubwo nta birenze bavugaga. Ubwo Kesi yarimo anokinga kuri door yari Japhet araramo. Japhet yahise amuha karibu kuko ntihari hafunze. Ubwo Kesi yahise yinjiramo abwira Japhet ati bonjour Jafi. Japhet ati bonjour. Kesi ati waraye neza se bro? Japhet aramusubiza ati cyane rwose Kesi. Kesi abwira Japhet ati narinzwe ko buri ubwa mbere urayanga byakugoye. Japhet aramusubiza ati urumva hari ahantu nk'ahangaha ukagira ikibazo? Gusa nyine ibibazo byo ntibyari kubura kuko naraye ahantu hejuru hari heza cyane, amashuka meza, amakuvurori, mbese ibi byiza byose byangoye kubyakira pe. Nabyukaga nkagira nibereye muri paradizo, ahubwo nageze muri ya paradizo twasezeranyijwe. Gusa ibyo byose Japhet yabivugaga ubona ari muri blague kuko yari umwana mwiza ugira blague kandi ukunda no gusetsa. Kandi Japhet yari umuntu ufite amaraso akunzwe na buri wese. Iyo yagusetsaga nawe bita guseka byarikoraga. Kesi yahise aseka Japhet aramubwira ati Japhet ko ntarinzi ko burya ufite n'impano yo gusetsa. Japhet yahise aseka. Ubwo bahise bajya ku meza gufata breakfast. Barangije Kesi ajya ku kazi asiga Japhet na Keza mu rugo. Gusa Kesi yagiye afite ubwoba ko ashobora kuza kugaruka agasanga Keza yapfuye imisatsi Japhet kuko yari azi ko atamwiyumvamo na gatoya. Katuve hariya tugaruke ku rundi ruhande. Hari abasore batatu bari ku mwaro. Ku mwaro ni nk'inkombe z'amazi, bisa nkaho hari ikintu bategereje. Icyo kintu cyari buze n'ubwato. Hashize akanya umwe muri ba bantu aravuga ati Max, ndakeka bari ari bo baje. Ubwo umwe yitwa Max turabimenya. Max nawe yahise asubiza uwo muntu aramubwiye ati nibo kabisa. Bashyiraho ubwato bwahise bubageraho bakuramo intwaro zabo vuba vuba. Abaje mu bwato nabo bari bafite intwaro, nabo bahise bavamo bazifite mu ntoki. Gusa basohotsemo bafite amabaga 3. Byari baga binini cyane. Ubwo abo basore bavuye mu bwato baje begera babatipe 3 twatagiye bari ku mwaro. Ubwo umwe muri abo bantu yahise abaza ati nimwe muje kureba imari? Max ati yego none se imari iri hehe? Umwe baje mu bwato baramusubiza ati none sore amafaranga yacu ari hehe? Max ati amafaranga yanyu arahari, namwe mutwereke ibyo muzanye. Ubwo bahise bamutereka ibikapu imbere. Japhet nabwira Max nabwira umwe muri ba bantu bazanye ati genda uzane twa tubage turi mu modoka. Ubwo umuntu bari kumwe yahise agenda azana bag ziri mu modoka. Ubwo ba bantu bya bikapu bazanye barafunguye barambika imbere ya Japhet. Japhet yarafunguye ibikapu byarimo intwaro, harimo na kokayine mu bwoko bw'urumogi. Japhet yabanje yumva kuri rwa rumogi yumva ni original. Arangije nahita afata twa tubage yari afite tuvuye mu modoka arafungura arabereka. Ubwo harimo amafaranga y'amadolari arabishyura, bisa nkaho bari baguranye ibicuruzwa. Ubwo Japhet, ubwo Max abonye maze kubona imari yahise ahamagara umuntu kuri telefone amubwira ati boss, n'ubwo tuvugana imari yatugezeho. Boss yahise amubwira ati sawa musore wanjye, nkunda ko ukora akazi neza. Max nawe yahise asubiza mu boss we ati boss, nanjye ngushimira uburyo dukorana akazi kandi nakishima ko twazakorana kuzageza mpaka. Max yahise ava aho ngaho twara za ntwaro na rwa rumogi. Bamwe baje nabo bafata amafaranga bahita bisira mu bwato nabo baragenda. Tuve kuri abo tugaruke kuri kampani runaka. Hari umuntu uri kugenda bisa nkaho agiye ku kazi, gusa umuntu bisa nkaho tumuzi. Tumwegereye neza turabona ni Kesi. Kesi ageze muri ofisi ye yahise aterura dokima yerekeza mu yindi ofisi. Iyo ofisi agiyemo aricayemo umugabo wambaye neza cyane, nako si umugabo bisa nkaho ari nk'umusore. Yicaye mu ntebe nziza,
muri iyo ofisi Kesi yari agiyemo. Kesi akinjiramo umusore yahise amubaza ati ese urahageze? Kesi yaramusubije ati ndahageze boss. Umugabo ni boss wa Kesi turabimenya. Kesi yahise abwira uwo boss ati boss sorry natinze kubera ikibazo cy'imodoka najemo. Imodoka yari yagize ikibazo iri kuza gake gake. Boss ahita amubwira ati nta kibazo Kesi, uko watinda kose wowe ntukagira ikibazo kuko ndabizi neza ko utinda kuza ku kazi ariko hari impamvu, kandi ntiwakishimira gukererwa uri umukozi mwiza ntawe utabizi. Ariko si ubundi Kesi ko nakubwiye nkugura imodoka nziza kubera iki wabyanze? Nakugura imodoka nshya igezweho kandi y'ubwoko bwose wifuza. Kesi yasubije boss we ati oya boss, nta mpamvu nzayigura nimpembwa kuko amafaranga mu mani menshi cyane. Imodoka niyikenera nanjye nzayigurira kuko ntabwo nshaka ko bazajya dukorera buri kimwe cyose, ko ibyo wadukoreye njye na murumuna wanjye birahagije. Ababyeyi banjye bakimara gupfa wibuke neza ko rero wanyitayeho buri kimwe cyose ukamfasha no kwiga mu mashuri yanjye. Ahubwo ababyeyi banjye aho bari bumve ngo udukoreye buri kimwe, yewe nawe bari bujye bahora bagushimira. Bose yahise amusubiza ati Kesi ntugashimire gutyo ngo nawe ukabye. Kugufasha byari inshingano zanjye kuko wibuka ko ababyeyi bawe bari inshuti n'iwacu kandi nanjye nari inshuti nabo, twari tuziranye. Rero kugufasha nta birenze. Nafashije umuvandimwe we nta gitangaje abakoze, kandi ndagusezeranyije ikindi kibazo cyose uzagira ujye umbwira. Kesi yahise amusubiza ati ibyo ndabigushimiye boss, ahubwo hari dokima nari nkuzaniye ngo uzisinyeho usubire mu kazi. Boss yahise amubwira ati nta kibazo zizane nzisinyeho. Ati gusa Kesi uri umukozi ukunda akazi, kukuzana ukanyungiriza muri iyi kampani ubu nibwo najya nabibona ko ari umwanzuro mwiza nari mfashe. Kuba uri hafi yanjye biramfasha cyane. Kesi yahise aseka amusigira dokima ahita asubira mu kazi muri ofisi ye. Tuve hano tuza ahandi hantu bisa nk'aho ari kuri police station runaka tutazi. Hari umwafande arimo aganira n'umupolisi, gusa ubona umwafande arusha umupolisi bari kuganira amapeti, bivuze ngo ni boss we mu kazi. Bisa hari ikirego bari kurebaho kimaze igihe ariko cyanze gukemuka. Ubwo umwafande yahise abwira umupolisi ati ariko Derek ubona iki kirego kizarangira bano bagabo bafashwe? Aba bagabo bayogoje urubyiruko rwo muri uyu mujyi baruhata ibiyobyabwenge. Ibintu bakora bimaze gufata intera iri hejuru. Umupolisi bari kumwe n'uwo mwafande yitwa Derek turabimenya. Derek yahise asubiza afande ati bano bagabo bafite amafaranga menshi, kuzabafata bizagorana cyane kuko iyo tugiye kubageraho haba hari uwababuriye bagahita bacika ntibafatwe. Ndasubiza Derek ati nubwo abo bagabo bakaze nizeye ko byanga bikunde tuzabafata, kandi ndakwizeye Derek ugomba kuzabigeraho kuko uri intwari y'uyu mujyi wacu kandi nta kintu kijya kikunanira mu kazi kawe. Derek yahise asubiza afande ati nanjye nakabyifuje, gusa nzakora uko nshoboye kose bari abagabo bazafatwa. Afande yahise asubiza Derek ati nibyo kabisa musore wanjye. Ubwo yahise amuha ikiganza, Derek nawe amuha ikiganza. Bakomeje kuganira ku bindi birego. Murabizi kuri polisi haba hari ibirego byinshi cyane ariko bari mu kazi kose bashinzwe. Tuve kuri iyo police station tugaruka mu masaha ajya kuba y'umugoroba. Kesi yari arimo ataha ari mu modoka, gusa ari mu nzira agenda yahuye n'imodoka ya polisi ihita imwitambika imbere. Kesi ahita yikanga cyane ava mu modoka ajya kureba umuntu umwitambitse icyo ashaka. Gusa umuntu wamwitambitse turaza kumenya ari nde muri next episode. Ese urakeka ari nde witambitse Kesi? Iyi filime yacu iracyari gutangira, ngusabye kuyikurikira witonze ntugire na kamwe uzacika, buri kimwe cyose uzagenda usobanukirwa, kandi iyi ni inkuru ndende izamara igihe kirekire. Mwibagirwe like na comment kuri kubona iyi story, kandi mwibagirwe no gukanda ijambo subscribe riri iruhande rw'iburyo.
ndabakunda cyane.